Tugeze ku musozo w'ukwezi kwa mbere, tugiye gutangira ukwezi kwa kabiri. Mu ntangiriro z'umwaka akenshi usanga abantu benshi baba bafite imigambi bashaka kugeraho, ibyo biyemeje kugira ngo bahindure ubuzima bwabo. Akenshi usanga cyane cyane mu mpera z'umwaka, mu kwezi kwa 12, abantu bicara bagasuzuma uko umwaka wagenze, bagateganya n'umwaka mushyashya. Ariko abantu benshi ibintu baba banditse barabibika bakazongera kubirebaho mu kwa 11 cyangwa se mu kwa 12 umwaka uri kurangira. Rimwe na rimwe ugasanga intego zose wari wihaye ntabwo wazigezeho cyangwa se ntiwazigezeho nk'uko bikwiye, kubera yuko utabikurikiranye hakiri kare kugira ngo ubashe gukosora ibikosoka, ubashe kuvugurura ibitameze neza, maze ubashe kwesa imihigo wihaye. Uyu munsi mu kiganiro tugiye kurebera hamwe uburyo umuntu akwiye kubikora kugira ngo azabashe kugera ku cyo yiyemeje. Ushobora guhita wibwira uti iki kiganiro ubundi twakabaye twarakibonye mu kwezi kwa 12. Nibyo, ariko kandi si byo. Abantu benshi batangira umwaka ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere, ku bunani, imigambi mishyashya n'ibindi n'ibindi. Ariko hari n'undi mubare munini w'abantu batangira umwaka ku munsi wabo w'amavuko. Kuri anniversaire yawe akaba ari bwo anniversaire ibura igihe gito ngo igere, akaba ari bwo wicara ukareba ibyo wari biyemeje, ukareba indi mihigo wafata mu wundi mwaka ugiye gutangira. Niyo mpamvu nifuje gukora iyi video ubu ngubu nubwo tutari mu mpera z'umwaka w'abantu bose, kugira ngo icyambere izafashe abantu batangira umwaka ku ma anniversaire yabo mu gihe gitandukanye, babashe kubona uburyo bashobora gutegura neza umwaka. Ariko kandi natwe dutangira umwaka mu kwa mbere ntarirarenga. Ushobora kuba umaze uku kwezi wenda ntabyo wakoze, ushobora kubikora ubu ugateganya ibikorwa by'umwaka. Ushobora kuba hari n'ibyo wakoze ariko wenda utarabikoze mu buryo bukoroheye bikanakugora kugira ngo ubashe kwesa imihigo. Ushobora kuba waranabiteguye neza yego, ariko iki gihe ku mpera z'ukwezi kwa mbere ni igihe cyiza cyo kongera kwisuzuma ngo urebe niba uburyo wabitekerezaga ariko biri kugenda. Niyo mpamvu rero uyu munsi nifuje yuko tuganira ku kintu cyitwa priorisation ndetse na organisation, guhitamo cyangwa se kugira nyambere ndetse no gutegura. Amagambo benshi dukoresha bigiye bigorana kuyabonera ikinyarwanda, yemwe hari n'igihe niyambaza n'abavandimwe ariko ugasanga ntabwo biri guhita biboneka neza. Nifuza yuko ibiganiro nkora biba biri mu kinyarwanda, ariko rimwe na rimwe muzajya munyihanganira ko hari amagambo amwe namwe nkoresha atari ikinyarwanda, kubera yuko rimwe na rimwe biba bitoroshye guhita ubona ijambo nyirizina risobanura icyo kintu, ariko iyo turi kuganira uko umuntu agenda bisobanura bihita byumvikana neza. Twagiye kugira ngo ibi ubashe kubigeraho, hari intambwe zigera mu 8 zishobora kugufasha kugira ngo ibintu bigende neza. Intambwe ya mbere ni ugukora bilan, ugasuzuma umwaka utambutse uko byagenze, ugasuzuma wibwiza ukuri, ukareba neza ibyo wagezeho byose, ugakora urutonde rw'ibyo wagezeho byose, yaba ibifatika yaba ibidafatika, no kuvuga ibintu ushobora gukoraho n'ibintu udashobora gukoraho. Wenda hari amafaranga runaka wabashije kuzigama, wegereye Imana kurushaho, ibyo ngibyo ntabwo wabifata ariko nibyo wagezeho bitewe n'intego wari ufite. Reba, kora urutonde rw'ibyo wagezeho. Ibi biragufasha kuko niba ugiye gutangira gutondeka umwaka ukurikiyeho, ni nkuko waba ugiye ufasha umwanzuro wo gutondeka icyumba, ukikinjiramo ikintu cya mbere ni ugucana itara cyangwa se ugakuraho amarido, mbese hakabona ku buryo uri butondeke ureba neza aho uri gutondeka ibyo bintu. Uramutse utahashyize urumuri rero ngo ufungure amadirishya cyangwa ucane itara, ukabikora mu mwijima, ushobora ahubwo kubigiriramo impanuka zitandukanye. Niyo mpamvu rero bilan cyangwa se gusuzuma ibyo umuntu yagezeho ari ingenzi, ari byo fatiro umuntu akwiriye guheraho. Ukareba, umaze kubona ibyo wagezeho, ukareba ndetse n'ibyo utagezeho, ukibwiza ukuri kandi ukavuga uti ibi ntabwo nabigezeho kubera iki. Hari impamvu nyinshi zituma umuntu atagera ku byo yari yiyemeje, harimo izimuturutseho n'izitamuturutseho, ariko akenshi hari igihe biterwa n'uburyo wari wabiteguye.
biterwa n'uburyo wari wateguye izo ntego wari wihaye. Ese wari wafashe umwanya uricara urabyandika neza, ukurikiranye icya mbere, icya kabiri, icya gatatu. Ese umaze kubikurikirana wari wihaye uburyo uzabigeraho? Ese washyize imbaraga cyangwa se wabigize nyambere, warabipriyoritije mu buzima bwawe bwa buri munsi? Ibyo byose icara ubanza ubisuzume, hanyuma biraza kugufasha mu zindi ntambwe zikurikira. Ibi byose rero umaze kubikora, umaze kwisuzuma, noneho utarava muri bila, reba ibyakubangamiye, ibyakujije kugera ku ntego zawe. Ubirebe ibyo ushobora guhindura, ibyo ufiteho ubushobozi, uhitemo ibyo usiga n'ibyo ukomezanya mu mwaka ukurikiyeho. Urebe ibijyanye wenda n'imibanire yawe n'abandi, niba nta ruhare byageze mu gutuma utesa imihigo wari wiyemeje. Urebeho imibereho yawe muri rusange, urebe se nashyize imbaraga, nashyizemo disipline, nabihaye umwanya. Ibyo byose noneho urebe ibyakuzitiye, byakubujije, uhitemo ibyo usiga. Ni ingenzi cyane kuri uru rwego, kuri iyi ntambwe, guhita uhitamo ibyo uretse burundu cyangwa se ibyo wiyemeje kureka burundu, kuko ari byo bituma utabasha kugera ku ntego wiyemeje. Ibi ngibi rero nubirangiza, uraba umaze kumenya neza aho uhagaze. Ni ingenzi cyane gutangira umuntu azi ngo mpagaze he. Iyi bila rero ikigufasha ni ukumenya ngo mpagaze he, ntangiriye he, bimeze bite, mbere yuko noneho utangira kureba ngo ngiye he rero cyangwa se niyemeje iki. Umaze kumenya aho uhagaze. Umaze kumenya aho uhagaze, bila urayikoze, urayisoje, umenye ngo mpagaze he. None intambwe ya kabiri ni ugukora vision, icyerekezo cyaho ushaka kwerekeza muri uyu mwaka. Ese ni iki nzaha imbaraga kurusha ibindi? Ni iki nzagira nyambere? Ugomba kubihitamo hakiri kare, unazirikana yuko nibyo ufite ubushobozi bwo kugera ku cyo wiyemeje cyose, ariko ntabwo byose wabigereraho rimwe. Byaba byiza rero uhisemo iby'ingenzi ushaka gushyiramo imbaraga kugira ngo bikorohere gutegura byateganyabikorwa cyangwa se byagenamigambi ry'umwaka. Ubwo rero hitamo icy'ingenzi mu bintu byinshi bitandukanye. Ushobora kuvuga wenda ngo ndashaka kugira ibyo nkora mu bijyanye n'ubuzima bwanjye, nshaka kugira ibyo nkora mu bijyanye n'imari, nshaka kugira ibyo nongera mu bijyanye n'akazi se, mu bijyanye n'iyobokamana, mu bijyanye ni byinshi. Hari ibintu byinshi umuntu aba ashaka kunoza kugira ngo ubuzima bubashe kugenda neza, kuko uru rugendo rw'ubuzima tugira ku iyi si, umuntu aramutse abugiyemo adafite icyerekezo ushobora kumubihira cyangwa se bukamugora. Nibyo hari ibyo umuremyi aba yarateganyije cyangwa se ibyakugenera, ariko yaduhaye ubushobozi bwo kwihitiramo no kugira ibyo duteganya noneho kugira ngo abashe nawe kuba ari kumwe natwe. Njye nemerera mu ijambo rivuga ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yawe, bivuga ngo ugomba kugira ibyo ukora noneho umugisha umuremyi akawuguha, ariko ashingiye ku mbuto wateye. Ubwo rero niyo mpamvu tugomba kugira icyerekezo. Ariko muri cya cyerekezo kugira ngo ibintu bigende neza, byaba byiza uhisemo byibura ibintu bitatu by'ingenzi uzashyiramo imbaraga. Ni ibintu bitatu by'ingenzi uzashyiramo imbaraga, ariko ntabwo ari byo uzakora gusa, kuko hari n'ibindi bisanzwe by'ubuzima tutagomba no kwirirwa duteganya, kuko n'ikimenyimenyi abantu baba badafite iteganyabikorwa babaho kandi ubuzima bukagenda. Ubwo rero ni uguhitamo ibyo uzashyiramo imbaraga kugira ngo ubivane ku ntambwe imwe ujyane ku yindi ntambwe, bigufashe kuryoherwa n'ubuzima, ubuzima bwawe ubone bufite intego, bufite icyerekezo. Ubwo rero hitamo ibintu byibura bitatu by'ingenzi uzashyiramo imbaraga kugira ngo udatatanya amaboko, kuko urabizi neza ko igihe cyawe kirabaze, amasaha 24. Ikindi imbaraga zawe zirabaze. Ntabwo wakora ibintu byose, hari igihe kigera nyine ukumva urananiwe. Rero kugira ngo ubashe kubona umusaruro, ni ukuhitamo iby'ingenzi, ushyiraho imbaraga n'umutima n'igihe, noneho muri cya gihe cyawe kibaze, muri za mbaraga zawe zibaze, ugashyira imbaraga ku byo wiyemeje, kuri cya cyerekezo cyawe, kuri ya vision yawe. Umaze gukora bila y'uko umwaka utambutse wagenze, warebye aho byapfiriye, wahisemo ibyo ujyana, ariko noneho umaze no gukora icyerekezo cy'umwaka mushyashya. Ubonye vision, ubonye ibyo uzashyiramo imbaraga cyane, ibyo uzibandaho, ibyo ushaka gushyira mu mwanya wawe wose cyangwa se umwanya wawe mwinshi, kugira ngo ubivane ku rwego rumwe ubijyane ku rundi. Ubu noneho igikurikiraho ni ugufata intego noneho zifatika, kuko icyerekezo ni rusange niba ariko navuga, ariko ugomba icyo cyerekezo cyawe ugomba kugishyira mu ntego zifatika. Hari uburyo bumwe bukoreshwa buzwi cyane bwitwa SMART.
Smart ubundi ni ijambo ry'icyongereza risobanura ubwenge, ariko ni nk'impine umuntu ashobora kwifashisha ifite icyo isobanuye kuri buri nyuguti. Bishobora kugufasha rero kugira ngo ubashe gukora intego zawe ku buryo bunoze neza. Tuje umuntu witwa Aisha, niwe wanyigishije iyi smart bwa mbere. Smart nk'uko nari maze kubikubwira ni ijambo ry'icyongereza risobanura ubwenge, ariko noneho ahangaha iyi methode smart yo ifite uburyo isobanurwamo mu buryo bwa gihanga. Nk'uko iryo jambo ryanditse mu nyuguti nyine, sa ibanza isobanura specific, ma ikurikiyeho ikavuga measurable, a ikavuga attainable, hanyuma ra ikavuga relevant, hanyuma ta ikavuga time bounds. Umuntu wenda agerageje kubivuga neza mu Kinyarwanda, iyo specific ni ukuvuga ngo izo ntego zigomba kuba zisobanutse, iyo measurable zigomba kuba zipimika, iyo attainable igomba kuba ari izo ntego wihaye zigomba kuba ari intego zishoboka umuntu ashobora kugeraho, hanyuma iyo relevant ikaba ari intego wihaye zumvikana. Ese ubundi izo ntego zirashinga nk'uko dukunda kubivuga, ni ukubera iki izi ntego nzifashe, zizangeza he, iryo jambo ibyo bikaba bisobanutse neza. Hanyuma ta ya time bounding cyangwa se temporary akaba ari ushobora kubisobanura mu gihe runaka. Izi ntego zanjye nzazesa mu gihe kingana iki, akaba ari ibintu ushobora gushyira mu gihe bigakunda. Nibwo buryo rero bwa smart: specific, measurable, attainable, relevant, time bounds. Umaze gukora rero intambwe ya gatatu, ni ukuvuga gufata cya cyerekezo cyawe ukagishyira mu ntego zifatika ukoresheje bwa buryo bwa smart nari maze kukubwira, ukabihitamo mu buryo bugaragara busobanutse neza. Ikiba gikurikiyeho noneho ni ukumenya ngo nzabigeraho nte, plan yawe ni iyihe. Hari uburyo bwinshi umuntu ashobora gukoresha plan, ariko ahangaha nashaka kukubwira bumwe muri ubwo buryo bwitwa reverse engineering. Ushobora guhita umaze utse reverse engineering ni iki? Reverse engineering ni uburyo ushobora gutegura plan cyangwa se igenamigambi ryawe uhereye ku gikorwa cya nyuma uzakora, cyangwa se aho uzaba ugeze ku musaruro uko uzaba uhagaze, ukabikora noneho ugenda ugaruka kugera ku ntambwe ya mbere. Ibi biragufasha kugira iteganyabikorwa risobanutse, ryoroshye gushyira mu bikorwa, ririmo n'ibikorwa ko kubona bifatika ushobora gufata ukagenda noneho za ntego zawe uzikatamo uduce bitewe n'igihe wihaye, ariko noneho ukabikora uhereye ku ntambwe ya nyuma ihera, ugaruka kugera ku kintu cya mbere ukwiye gukoramo. Reka dufate urugero rufatika umuntu ashobora gukoramo iyi reverse engineering kugira ngo tubyumve neza. Reka dufate urugero, wenda ndashaka guta ibiro 10 bitarenze ukwezi kwa gatandatu. Kugira ngo bigende neza, kugira ngo mbashe kwandika iyi plan yanjye cyangwa se iteganyabikorwa, byaba byiza mu kuyandika mbanje gutekereza ku munsi wa nyuma uko bizaba bimeze n'insoza. Birumvikana ko kugira ngo mbere yuko wemeza ko iyo ntego nyine uyihaye, ugomba kuba hari amakuru ufite washatse hirya no hino agufasha kugera kuri iyo ntego. Icyo gihe wenda kuri uru rugero dufashe rwo guta ibiro, ukavuga uti namenye ko kugira ngo nte ibiro 10 mu gihe cy'amezi 6 binsaba kugira ibintu mpindura mu buzima bwanjye. Tuvuge wenda urugero, sinsanzwe nkora siporo, ngomba gukora siporo. Nsanzwe njya uko niboneye, ngomba kugira amasaha runaka yo kuriraho. Nsanzwe mfata amafunguro nyine uko yaje uko nyabonye, ngomba kumenya ibyo ndya, ngomba kumenya ibigize imirire yanjye, ngomba kuboneza imirire. Nsanzwe wenda ntaryama nkuko bikwiye, ndyama gake cyangwa ndyama uko mfite ibitotsi, ngomba kunoza amasaha yanjye yo kuryama nkabiha agaciro. Wenda nsanzwe ntanywa amazi, ngomba kongera ingano y'amazi nywa amazi kubera ko ngize inyota. Ibyo byose ukaba wamaze kubikorera ubushakashatsi, noneho ukaba ugeze noneho kuri wa mwanya wo kwandika plan uzakoresha uzagenderaho kugira ngo muri amezi 6 ibyo byose nibyo uzabikorera bizi. Ariko se uzabikora gute? Uzabikurikiranya gute? Uzabisuzuma gute? Uzabigenzura gute? Nibwo noneho ugiye kwandika plan yawe. Nibyo rero tugiye gukoresha bwa buryo nari mvuze bwa reverse engineering. Urahera mu kwezi kwa gatandatu. Mu kwezi kwa gatandatu nzaba nataye ibiro 10, nzaba nkora siporo mu buryo buhoraho kandi bitangoye, nzaba mfata amafunguro aboneye ajyanye n'imiterere y'umubiri wanjye, nzaba nywa amazi ku kigero gikwiye kandi ntategereje kugira inyota n'ibindi biyemeje.
noneho mu kwezi kwa gatanu rero, mu kwezi kwa gatanu ngomba kuba mfite ibiro wenda maze guta ibiro 8, kandi usibye kuba nzaba maze guta ibiro 8, nzaba maze gusobanukirwa neza siporo inkorera, niba ariko navuga, nzaba maze kumenya siporo inkorera ko amasiporo ni amoko menshi, ariko nzaba maze kumenya siporo inkorera, namaze kumenya igihe inshuro runaka nkora sinduhe cyane ariko kandi nkabona umusaruro, nzaba naramaze kumenya inshuro igihe kizakeneye cyo gufata amafunguro, nzaba naramaze kumenya neza sobanukiwe n'amafunguro nshobora gufata n'ibindi bitewe na za ntego wihaye. Ukamanuka mu kwezi kwa 4, mu kwezi kwa 3 ukavuga uti wenda mu kwezi kwa 3 nzaba maze kugerageza ibishoboka byose muri siporo, ntangiye noneho kugenda mbishyira mu bikorwa ndeba ibyankorera. Nzaba maze kugerageza wenda regime zitandukanye, maze kumenya regime iri kumpa umusaruro. Nzaba maze kumenya isaha nyayo yanjye yo kubyukiraho niyo kuryamiraho ku buryo nduhuka, kandi nkabyuka numva nduhutse, kandi sinze kuba naheze mu buriri umwanya munini cyangwa se ngo ndyame mbanze nigaraguye n'iki. Mbese umaze kumenya ibigukorera, ukavuga uti mu ukwezi kwa mbere noneho ngomba kuba namaze gutegura neza ukwezi kwa mbere kurangira, donc mu gutangira ukwezi kwa 2 ngomba kuba ntakiri mu byigerageza, namaze gutangira ndimo gukora, nubwo ndimo ndagerageza wenda siporo runaka, imirire runaka, ariko biri muri gahunda ndi kubikora gutya. Noneho mu ntangiriro sasa ikintu cya mbere nkwiye gukora, namaze kubona yuko nkeneye ibi n'ibintu byanjye sinavuze bizamfasha kugera kuri ya ntego yanjye. Mu kwezi kwa mbere ikintu nkwiye kuba ndi gukora cya mbere, umunsi wa mbere ngomba guhita menya yuko ngomba gukora siporo. Ubwo ngomba kuba narashatse imyenda ya siporo n'inkweto za siporo, kubera ko wenda ngomba kuboneza imirire, ngomba kuba hari ibyo nahashye wenda ntasanzwe mpaha, ngomba kuba hari uburyo runaka natangiye guteguramo amafunguro, kubera yuko wenda nkwiye kuryama kare. N'urugero, ngomba kureka kureba muri telefone amasaha yo kuryama kugira ngo mbashe kuryama kare, nyine igihe cyo kuryama nikigera mbe naruhutse, amaso yanjye abe yiteguye kuryama, kuko hari igihe mu mutima wawe bwira ngo ugiye kuryama ariko amaso yawe kwa kwereka ekara ya telefone akumva ko igihe cyo kuryama kitari cyagera, ibitotsi ukabibura. Ibyo byose nyine ku ntangiriro, ku munsi wa mbere ukamenya yuko nuvuga ngo ninje muri ya gahunda, igikorwa cyanjye cya mbere niyemeje nzahita ntangira kubishyira mu bikorwa. Noneho yuko iyo byanditse gutyo biragufasha noneho kubinoza neza, kubera yuko wabanje kumenya ngo ku munsi wa nyuma ngomba kuba ngeza, mu mezi 5 ngomba kuba ngeza, mu mezi 4 ngomba kuba ngeza, mu mezi 3 ngomba kuba ngeza, mu mezi 2 ngomba kuba ngeza, mu kwezi kumwe ngomba kuba ngeza, ku munsi wa mbere ngomba kuba mfite ibi n'ibi. Noneho iyo plan ukayikora neza ikaza kugufasha kugera kuri ya ntego wiyemeje. Wamaze kwisuzuma, wamaze kureba icyerekezo ugiye guha ubuzima bwawe, wamaze guhitamo intego kandi wakoresheje uburyo buri smart zirasobanutse, umaze no gukora iteganyabikorwa, plan yawe imeze neza. Noneho ugiye gushyira mu bikorwa. Kugira ngo ubashe gushyira mu bikorwa rero ibyo wiyemeje kandi uzabashe kugera ku musaruro, biragusaba kuba ufite systeme isobanutse ituma noneho ibintu bigeraho bikajya bisa nk'ibyikora, ntibigusabe kubanza kwikoresha inama ngo uvuge ngo harya buriya siporo wongerere harya ni ngombwa, harya buriya oya. Wamaze neza kubyumva, washyizeho noneho systeme ku buryo umvuga uti niba niyemeje gukora siporo mu gitondo, ndabyutse siporo ndayikoze, nta yindi nama ubanje gusaba. Hari uburyo ushobora gukoresha kugira ngo ubashe kubigeraho, systeme yawe yorohe. Hari uburyo butandukanye abahanga bagiye bashyira ahagaragara, hari nk'ubwitwa Miracle Morning. Ubu ni uburyo ushyiraho gahunda ihoraho, routine yawe ukora buri gitondo, utabanje gukoresha inama cyangwa ubanza ubitekereze, ukaba warabiteguye ku buryo buri gihe ari nka automatisme, kuri ari automatique, ku buryo uhita ukora ikigwa kugizaho ikigwa, akora kizaho ikigwa, kurikizaho iki. Gusa ntago nubwo wenda ari Miracle Morning ko izina ryabyo ryitwa, ushobora kubikora buri munsi, cyangwa se iyo routine akaba ari y'umunsi, cyangwa se routine y'icyumweru, cyangwa se routine y'ukwezi, igihembwe. Wenda ukavuga uti buri cyumweru, buri gihe ku cyumweru nyuma ya saa sita ndicara nkategura icyumweru cyanjye, nkamenya nzakora ibi, nzambara ibi, nzagira mbega bitewe n'ubuzima bwawe. Niyo Miracle Morning n'abayikoresha no kureba
buri gihe wenda akavuga ati buri gihe ku itariki 28 ngomba kureba uburyo nakoresheje amafaranga muri uku kwezi n'uburyo nzakoresha mu kwezi gutaha. Ni uburyo nyine bwo gushyiraho igihe gihoraho, hari ibintu biri automatique bihita byikora. Ariko kandi nubwo nyine yitwa miracle morning ari mu gitondo, ntago abantu bose mu gitondo aribwo baba bafite imbaraga, niba ariko navuga. Hari ibyitwa chronotype, abahanga bagaragaje yuko buri muntu wese agira igihe cye aba afite imbaraga, ikindi gihe akumva nta mbaraga afite. Ntabwo abantu bose mu gitondo aribwo bagira imbaraga. Nubwo abantu benshi wenda mu gitondo aribwo bagira imbaraga, ariko hari abo uzasanga ku mugoroba aribwo agira imbaraga, akaba aribwo ashobora gukora bya bikorwa bimusaba umwete, niba ariko navuga. Hari n'abo uzasanga wenda mu masaa 6 aribwo agira imbaraga, akaba ashobora gukora bya bikorwa bimusaba umwete. Ibi ngibi ni ingenzi, umuntu akwiye kumenya chronotype ye kugira ngo mu gufata imigambi mishyashya cyangwa se mu gufata intego nshyashya ataza gushyira ibintu bigoye bimusaba umwete akabishyira mu masaha ataraye, kubera yuko muri rusange abantu benshi chronotype yabo ari iyo mu gitondo. Nawe wenda ufite chronotype ya nimugoroba ukabishyira mu gitondo, bikaza kukugora kubishyira mu bikorwa, bikaza kurangira uvuze uti nta byanjye, ntabwo nzi gukorera ku ntego, ubuse binaniza iki kanaka ko abishobora. Nyamara uri kwirenganya kubera yuko uri kurwana na kamere yawe n'uburyo uremwemo. Biba byiza rero umuntu amenye chronotype ye kugira ngo abashe no guteganya ibikorwa bye akurikije iyo chronotype ye. Wenda ni mu bishaka tuzabikoraho ikiganiro cyihariye kuri chronotype, ariko no muri description y'ikiganiro ndabashyiraho link ushaka kunyuraho ukipimira chronotype yawe biri mu ndimi z'amahanga, mu Gifaransa, mu Cyongereza, bishobora kugufasha. Cyangwa se niba wumva wifuza ko twazabikoraho ikiganiro nabyo wabitubwira. Ibi rero ni ingenzi cyane kubimenya kugira ngo utazirenganya ngo abandi ko babyuka bakora siporo ngo ngiye mba ndyamye n'iki, kandi wowe wenda chronotype yawe umwete cyangwa se imbaraga nyinshi ziza saa 6 n'urugero, cyangwa ziza nimugoroba. Ubwo rero ugasanga uri kwirenganya, uri kwihora ubusa, bikaguca intege ntugere ku ntego zawe. Byaba byiza umenye chronotype yawe kugira ngo umenye aho ushyira bya bintu bigusaba umwete, bigusaba kubikora nyine usunitse, ariko navuga kugira ngo uzabashe kugera kuri ya ntego yawe. Nyiri kuvuga kuri iyo miracle morning cyangwa se bwa buryo bwo gushyiraho ibikorwa byikora buri munsi cyangwa se byikoresha utabanje kwikoresha inama, niba ariko navuga buri munsi. Hari abahanga bavuga yuko biba byiza umuntu afashe igihe cy'amezi 3 kugira ngo abashe gukurikirana neza ibyo yiyemeje, asuzume, kuko amezi 3 ni igihe cyiza. Ni igihe, ntabwo ari igihe gito cyane, ni igihe gisa nkaho ari kininimo, gishobora kugufasha kubona umusaruro w'ibyo uri gukora. Ariko kandi ntabwo ari igihe kinini cyane, kuko ubu usigaranye ibindi bihembwe 3. Ni igihe ushobora gusuzuma uvuga uti ibi nabikoze gutya nta musaruro byatanze. Mu bindi bihembwe bisigaye nshobora guhindura iki n'iki nkazagera ku ntego yanjye. Ibi bintu byo gukorera mu bihembwe nabyo umuntu yabyifashisha mu gutegura neza uburyo uzagera ku ntego zawe, usibye kuba wenda wavuga uti ya miracle morning namaze kuvuga, ugashyiraho ibikorwa runaka bizagufasha kugera ku ntego yawe kandi biri automatique, ukora nka routine bitabanje ko ubanza kubitekerezaho ngo urebe ugire ute ubisesengureho, bihita byikora nka gutya. Noneho ugashyiraho na ya minsi 90, nyuma ya buri minsi 90 ukajya ugira ibyo usuzuma. Bidakuraho ko hari n'abantu bisuzuma buri munsi uko umunsi usoje, akareba uko umunsi wagenze. Ibyo nabyo wenda biterwa n'umuntu, turabireba mu ntambwe ijyanye no kwisuzuma no gukurikirana. Ibi byose umaze kubinoza, hari ibikoresho bishobora kugufasha kubigeraho. Igikoresho cya mbere ni icyitwa la matrice d'Eisenhower. Ubu ni uburyo bwo gukora urutonde rw'ibyo ugomba gukora, ariko noneho ukabireba ukamenya ngo harimo ibyangombwa kandi iby'ingenzi kandi byihutirwa, harimo iby'ingenzi ariko bitihutirwa, harimo ibitari ingenzi ariko byihutirwa, hakabamo noneho ibitihutirwa ariko by'ingenzi. Ubwo uyu umaze gukora urutonde rw'ibintu ugomba gukora, wakifashisha ubu buryo ubishyira muri ibyo byiciro 4 kugira ngo umwanya wawe munini uzawumare muri bya bindi bitihutirwa ariko by'ingenzi, kubera yuko ari byo bishobora gutanga umusaruro mu buryo burambye. Umwanya muke cyane akaba ari ushyira muri bya bindi byihutirwa ariko bitari iby'ingenzi, ibindi nabyo ukabigenera umwanya hagati aho, ariko priorite yawe ikajya kuri bya bindi bitihutirwa ariko by'ingenzi.
Ikindi gikoresho gishobora kugufasha kugera ku ntego wiyemeje ni agenda. Agenda atari cya gitabo twita agenda. Kugira gahunda iteganyabikorwa, ukagena umwanya runaka w'iki n'iki, umwanya w'iki n'iki w'iki n'iki. Ushobora kubikora wifashishije igitabo, byanditse mu gitabo nyine kimwe twita agenda, cyangwa se n'ikayi cyangwa n'ikindi, cyangwa se ugakoresha ama application atandukanye kuri internet, ziba zihari agenda zitandukanye zishobora kugufasha. Icy'ingenzi ni uko wibuka bya bikorwa bizakugeza ku ntego zawe, bya bindi uri guha priorite, bya bindi uri kuhigira ibya mbere, ukibuka kubigenera umwanya wihariye, ku buryo uwo mwanya nta kindi kintu cyera kirabura gishobora gusimbura ibyo bikorwa. Ibyo bizagufasha kumenya neza yuko uwo mwanya ari cyo wawugeneye, ibindi byose ubikure mu nzira, ukore gusa bya bikorwa wiyemeje bigufasha kugera ku ntego. Tugarutse kuri rwa rugero twari twafashe kare rwo guta ibiro, niba muri agenda yavuze uti nzajya nkora siporo buri gitondo guhera saa 12 kugera saa 1, nta kindi kintu na kimwe gikwiye gutuma uwo mwanya udakora siporo. Niba wari wateguye gukora siporo imvura ikagwa, ugomba kumenya ko nubwo imvura iguye ni umwanya wa siporo, ugomba kuba warateganyije ko igihe imvura iguye ugomba gukora siporo izi n'izi zituma wenda utajya hanze, zishobora gukorera mu nzu. Hakaba hari ibintu runaka ufite, tuvuge wenda niba wateganyije gukora siporo ukaba wa downloadinze, niba ukoresha video wenda kuri YouTube, ukaba wa downloadinze video ubukoreshe kugira ngo internet niba yagiye uze kuba ufite ibyo wa downloadinze. Ukamenya niba icyo ukoresha niba ari wenda ubishyira nko kuri televiziyo n'urugero, ukaba ufite no muri telefone, ukavuga uti umuriro nugenda ndakoresha telefone yawe kandi nayo ukaba wayisharije. Mbese gahunda ikaba ari porogaramu. Muranyihanganira imvura irimo kugwa, ariko nizere yuko ibyo ndimo kubabwira murimo kubyumva neza. Ikindi gikoresho cyagufasha rero ni tracker, cyangwa se uburyo bwo gukurikirana ubugenzuzi bw'ibyo ukora, gushyiraho systeme y'ubugenzuzi. Iyi systeme y'ubugenzuzi ushobora gukoresha ama application atandukanye muri smartphone, abamo agufasha gukurikirana intego zawe, ariko ushobora no gukoresha igitabo cyangwa se ikayi, aho wagennye ibintu runaka ugomba kugenzura mu gihe runaka kugira ngo bigufashe kumenya niba uri kugera ku ntego zawe. Icyitonderwa, agenda, tracker n'ibindi byose ni ibyo kugufasha kugira ngo intego yawe bikorohere kuyigeraho. Ntabwo ari ibyo kugora ubuzima bwawe, nta mpamvu yo kubigira intambara ngo ubishyiremo ibintu bikomeye, ushyiremo systeme, ushyiremo ama application 8, ibitabo 12, no. Niyo kugufasha kugira ngo ibintu byorohe ubashe kugera ku ntego yawe. Hitamo rero uburyo bwo guteganya ibikorwa byawe bukoroheye, n'uburyo bwo kugenzura ibikorwa byawe bukoroheye, kandi ubukoreshe nk'uko wabuteganyije, ibikorwa uko wabiteguye, amakreno yose uko wayapanze bari kuyakoresha, wibuka guha umwanya bya bindi bizatuma ubasha kugera ku ntego yawe wiyemeje. Tukivuga ku bikoresho, ntabwo ari igikoresho kuko nta bantu ngiye kuvuga, ariko ikintu cy'ingenzi kizagufasha kugera ku ntego zawe ni uko abantu mubana ubashyira muri gahunda zawe. Niba wenda iwanyu, abo mu rugo, ababyeyi, abavandimwe, ukabamenyesha intego zawe ukabashyiramo. Niba wubatse, uwo mwubakanye, abana, umukozi, abo muri kumwe bose bakaba bazi gahunda zawe. Impamvu ni iyi, nuko bizagufasha kugira ngo bimwe mu bikorwa wari gukora ubasabe kubigufasha, delegation. Ibyo bitari ngombwa ko ari wowe ubikora gusa, bagufashe kubikora kugira ngo noneho ubone umwanya, usparinge wa mwanya wo kwita kuri ya ntego yawe by'umwihariko. Bizabafasha kubyumva rero, niba mwaratangiranye warabasobanurira uti niyemeje ibi n'ibi, ariko kugira ngo mbigereho kuko binsaba undi mwanya, nagira ngo ibi n'ibi ubimfashemo. Niba ari abavandimwe bawe mukagira uko mubitegura, niba ari mwashakanye mukagira uko mubitegura, niba ari umukozi ugufasha mu rugo ukamubwira uti nubwo nahisanzwe nkora ibi, ubu noneho ibi n'ibi nabyo ubyinjize mu byo ukora kugira ngo mbashe kubona umwanya wo gukora ibi n'ibi. Ubwo mbese ni wowe uzi uburyo ubaho, gusa umutwe w'inkuru uravuga ngo gushyira abo mubana muri gahunda zawe kugira ngo ubashe kubona umwanya uhagije wo kwita kuri za ntego zawe maze ubashe kuzigeraho. Umaze kunoza neza gahunda yawe kugira ngo ubashe kugera ku ntego zawe, ufite icyerekezo, wamaze guhitamo iby'ingenzi, priorite,
wamaze gukora neza intego zawe ziteguye mu buryo buri smart kwa kundi twabivuze, ufite systeme y'uburyo uzabigeraho bunoze, wamaze gutegura ku gihembwe ukuntu ibintu bigomba kuba bimeze muri bwa buryo bw'igihembwe, ufite uburyo bwo guteganya umunsi, ufite uburyo bwo guteganya igihe cyawe neza, agenda yawe irateguye, yewe ufite na systeme y'ubugenzuzi, ibintu byose biri ku murongo. Mbese no mu kubitegura wanarebye no kuri ya chronotype yawe uzingo ngira imbaraga nyinshi mu gitondo cyangwa ngira imbaraga nimugoroba, ibintu byose biri ku murongo. Ariko zirikana yuko ubuzima ntago budodeye kuri iyo gahunda yawe. Isaha n'isaha hashobora kuza impinduka zishobora gutuma ibintu uko wabiteganyije, wabihaye umwanya, bimeze neza rwose, buri kantu kose wakitayeho, ariko hashobora kuvuka impamvu iguturutseho cyangwa itaguturutseho ituma ibi bintu utabigeraho nk'uko wabiteguye. Ahangaha rero ikintu ugomba kuzirikana, ugomba kurangwa n'ubworoherane, ukaba flexible, kubera yuko nyine ubuzima ntabwo ari umurongo ugororotse. Ariko ibi nabyo tubyitondere, ntabwo ari impamvu ya excuse ituma udakora ibyo wiyemeje, kuko kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe bigusaba kugira discipline. Mvuze discipline ntabwo mvuze motivation, kuko motivation buriya ni inshuti mbi, ni nk'abakunda ufite. Iyo umeze neza ibintu biryoshye rwose motivation ibihari, ariko iyo ugize ikibazo ubaye busy cyangwa se wenda havutse impamvu ituma morale imanuka, ntabwo umuntu buri gihe morale yari iri hejuru, motivation bituyibura. Niyo mpamvu dukwiye gukorera kuri discipline. Rero discipline icyo wiyemeje ukagikora uko byagenda kose. Wenda tushobora kuzabiganiraho itandukaniro riri hagati ya discipline na motivation, n'impamvu umuntu akwiye gushyira imbaraga muri cyangwa se kubara compter kuri discipline, akaba ari urayingiraho aho kugira ngo wiringire motivation. Kuko motivation namaze kubwira ngo nibakunda ufite ajyaho biryoshye, iyo bitaryoshye nyine nawe ahita yigendera. Ubwo rero ni byiza ko nubwo ugomba kugira uwo mutima w'ubworoherane, ibyabaye bigutunguye bigiye gutuma ibyo wari wiyemeje utabigeraho ukabyakira, ntago bivuga yuko bigomba kuba excuse. Niba wenda tuvuge uri nk'umumama, umwana akarwara, iyo umwana arwaye ugomba kumwitaho, ukamuha igihe kirenze ku cyo usanzwe umuha, wenda waraye utaryamye, waraye wicaye kubera umwana yarwaye mu gitondo, kandi bagomba kujya muri siporo. Bitewe wenda n'ikigero cy'umunaniro ufite, ushobora kutayikora. Niba warasanzwe ukora mu gitondo, ushobora kutayikora mu gitondo, ariko wenda ukaza kubona undi mwanya ku manywa wo kwikora. Cyangwa wenda umwana ararembye, mu gihe mu bitaro, urumva ntabwo waba ufashe ukuboko k'umwana urimo serumu, uri no gukora siporo ku ruhande. Icyo gihe nyine iyorohere, gira ubworoherane muri wowe. Ni impamvu ikomeye, ariko uracyazirikana ko ufite ya ntego. Ubwo igihe umwana azorohererwa, cyangwa se mubo mubana niba hari undi muntu ushobora kugufasha akamugusigariraho, ugakora ya siporo, urebe mu bishoboka, mu bworoherane, utigoye, utishyizeho pressure cyane. Kuko kutiyorohera, kwishyiraho pressure cyane, gukanira cyane, ni imwe mu mpamvu ikomeye ituma abantu batagera ku ntego biyemeje. Kubera yuko ugeraho ukaba frustré, ukabihirwa, ukabivamo. Ubwo rero ukwiye kugira uko koroherana, yaba ari wowe wiyorohera kubera impamvu zitandukanye zabaye zatumye udakora icyo wari wiyemeje, ariko ukanoroherana abo muri kumwe kubera impamvu izi n'izi n'izi. Ariko ibyo byose ukabikora utibagiwe intego yawe, utabigize urwitwazo ngo bikubuze kugera kuri ya ntego wiyemeje. Ntabwo nasoza ntavuze ku kintu cy'ingenzi. Umuntu waba ufite intego zimeze zite, waba wiyemeje ibiki n'ibiki, zirikana kwiha umwanya wo kuruhuka. Ubu mwanya wawe wo kuruhuka, wo kwiyitaho, wo kwitetesha. Donc kwitetesha wowe ubwawe, ugatetera wowe. Uwo mwanya ni ingenzi. Akenshi ntabwo dukunze kuwuha agaciro kawo, ariko utuma umuntu icyanga cy'ubuzima kimugarukamo, utuma umuntu aryoherwa. Kuruhuka birumvikana ni ingenzi, na morali ikagaruka. Nyine ntibikomeze gukanda cyane, kuko iyo udafashe uwo mwanya wo kuruhuka, uwo mwanya wo kwiyitaho, uwo mwanya wo kwitetesha, iyo utawufashe, ni hahandi ushobora gusanga wagize ikibazo cya burnout. Ibintu byose bigahagarara rwose, umubiri ukavuga uti enough is enough, ugashyiraho akadomo, ugafunga.
Ibi rero dukwiye kubizirikana cyane. Akenshi usanga tutabiha agaciro. Umuntu mukuru, hari ibintu byinshi bindeba, hari ibintu byinshi bindeba, ukaguma muri hari ibintu byinshi bindeba. Ariko uzirikana ko igihe uzaba uri ku gitanda, bya bintu byinshi bikureba n'ubundi bizakomeza bikore. Ihe rero ka kanya gato, niyo kaba gato, kawe ko kwiyitaho, ko kwirebaho, ko kwitetesha, kubera yuko iyo umubiri ubibuze burundu, umubiri wo nta mikino. Narabibwiye ko umubiri ni systeme izi ubwenge cyane. Iyo ubonye ushobora kuhapfira, ukaguha ibimenyetso mu mutwe, ukakohereza umutwe ukakurya, ukakuhereza umugongo ukakurya, ukaguheza ibimenyetso byinshi, ugakomeza ukijijisha. Urugero ryo ukabona umuntu yikubise hasi, umubiri wawe uti turabihaze, turabirambiwe, ukazimya amatara yose, ukitura hasi, ukajya mu bitaro, ahubwo babandi bashaka gufasha cyangwa se bimwe bashaka gukora rwose ukabizambya, kubera yuko wongeyeho noneho wowe no kujya mu bitaro. Rero iki kintu cy'ingenzi tukizirikane, ni ibyo kugira icyerekezo, ni ibyo kugira intego, ugategura bya bintu byose twavuze, ukandika, ukagenzura, ukavuga, byose ukabikora. Ariko ikintu cy'ingenzi cyane mu Kinyarwanda murabizi ko bavuga ngo haguma ubuzima. Ugomba kwibuka wa mwanya wo kwikorera entretien. Abantu bafite imodoka murabizi ko hari igihe runaka ugomba kwikoreshereza entretien. Niba ari amavuta bakayamena, niba ari ibiki byose bakabikurikirana. Urabizi neza ko imodoka ugomba kuyongeramo amazi, itayongeyemo amazi hari igihe ikubwira iti hano ntituharenga, ukabona iracumbye. Bimwe na rimwe ukanayitwika, kandi byagusabaga gusa amazi ataguze n'igiceri cy'icumi, ukabura imodoka ya miliyoni 50. N'umubiri rero nawo nuko. Ako kanya gato ukagene nyaboneka ko kuruhuka, ko kwiyitaho, ko kwitetesha, kugira ngo ibintu byose bigende neza, maze za ntego zose wiyemeje uzigereho, utere imbere. Uru rugendo rw'ubuzima rube rufite intego, rufite icyerekezo, kandi hagire aho uva n'aho ujya, hagire ibyo wunguka, ukomeze uryoherwe. Tugeze ku musozo w'iki kiganiro. Ndagushimiye cyane. Nizere ko ibyo twaganiriye hari icyo byakunguye. Ndakomeza kugusaba, niba utarakora subscribe, ukore subscribe. Ibyo twaganiriye muri iki kiganiro ubisangize inshuti zawe, hanyuma unakande ukazogera kugira ngo ikindi kiganiro cyose kizaba uzamenye ko cyasohotse. Niba hari icyo wifuza ko twaganira cyangwa se icyo twanoza muri iki kiganiro, wabitwandikira muri comment kugira ngo dukomeze tubagezeho ibiganiro bibanogeye. Mugire ibihe byiza.